Nahise urabona hano hantu atari heza. Heza nyine ubuze. Ariko nyine icyifuzo cyanjye nsabe ko nyine twakunda. Mu ruhe rwego se? Nyine tugakundana tukazagira kuri byinshi. Ese wowe ubwa mbere ukundana? Nta n'ibyo nzi. Nahise ubura umwana ushobora guta umutsima koko. Ntabwo nzi siye. Kubera iki? Nyine se wowe umutaka. Oya. Ndakuze ariko urumva nanjye umusore. Ihora siko ndi umugabo. Oya. Nzi ko nabona gukuze. Nagira ngo nyine umuntu. Oya. Cyangwa se umusaza. Umusore yewe. Niyo mpamvu rero nagira ngo dukundane nyine tuzapanga byinshi mbese n'ubinyemerera tuzapanga imishinga myinshi. Wane? Sibyo? Usi ibyo bintu ndumva ariko ngewe ntabwo biranzamo ntabwo mbizi. Ese ugiye kumwe ngo uzajya kubisaba ababyeyi? Oya. Ese niba uri imyaka uba ufite ntabwo ari kujya imbere y'ababyeyi ngo nzakundane na runaka. Sibyo uba ugomba kwihitiramo igisubizo. Ariko kuvuga gake nyine ibintu byo gushaka ujya urwara igicuri. Ese umuntu ujya uzamura ijwi numve. Ni kumva Ni kuvuga ariko menya witonda. ese hari umuntu ubimenya? Oya birumvikana. Hari umuntu ubimenya ko yitonda? Nyine urumva kwitonda ubundi bibwirwa n'abandi. Nayo mpamvu mba mbibona nyine ko witonda. Ufite imishinga miremire rero nuramuka ubinyemereye twakomeza mu rugendo kabisa. Umva mu rukundo habamo byinshi. Byose nagenda mbikubwira purani ko bigenda bikurikirana nyine kaje. Siko mbona n'amaso yawe yatukuye ubwo ntabwo umutaba. Salomoni nizo se shani gayanje Shani fresh kabisa. No nubwo twaherukana gashaka Ubwo sawaga. Ni biragara ruguru nononje none nimbera gusaza kuzingera. None kubwira se sha like no bimeze nabi. Ko nawe umeze neza. Ari kuri umeze neza. Habwo mbwira wara kumeze nanjye kumeze nanjye. Ubwo wabona kunisi kanda sha abanyarwanda. Ko ndi kumva zuru kuvuga nk'umuntu ufite ibintu ibibazo shani ibibazo. Uyu muntu ufite ibibazo ukuntu aba ameze. Azi ikintu kikubaho ukakibona arayivumani kitanaciye ku rundi ruhande ukakibona mu maso yawe kigusatira. Iki kintu ni igiki? Sha kambwira ko ari bya bindi byawe. Akara kantu nyine cyagusaba. Wenda nyine byatutera no kuri yo nego. Subize kuri ishuri yanjye se mbwira ko kantu numve nimba ngafite ndakaguha cyane. Salomoni rero. Turi amaniga. Singututse nyine ni ibintu ngiye oya waho mbwira nari. Ibintu ngiye kukubwira urabyemera? Niba bikunda nabyemera niba bidakunda nsigura kumva ibintu mfite byose nago kuri ishuri yanjye ikintu cyose. Urabyemera? Nyine nimba ngifite ndakiguha. Mbwira wowe gusa. Urabyemera mbwira wowe gusa nari wowe uri ishuri yanjye mbwira vuba. Babarira ngurize ibihumbi 2. Kabazo ko amafaranga se. Kabazo ko amafaranga ho meze nabi kabisa. Ameze nabi kabisa ubunana ikicumi wambaza mu mfuka niba ari icyo kibazo. Numvaga ari nk'ibindi nka kibazo cy'amafaranga. Nanjye nakazi meruka kubona kabisa. Salomo. Subize nanjye ko nikorera ikiyenda ariko cyarabuze mwana. Ndabona nawe. Shauri mugara ubwebwe nanjye ndagaswe. Se ugiye unuka bo. Nagara kugutukanika yanjye. Kuko twese nanjye mvuze ko umeze n'imbwa ubwebwe nanjye. Wazasanga nyafite nkayakwiye masawu. N'ubundi yanyimye none uko ikindi gihe nayo nzakenera. Niyo mpamvu nutse. Akirakora hanga big up y'ububwanyi. Nari bigenda. Mane kamwe agasezero k'ububwa. Ariko niwe hububwa. So utangiye kunyikubitishwa se ari gihe wazasanga nyafite. Kanje ndebe turani imbere. Sinagusanga uri kumwara hepfo uzabone nanje mbwa duhuye nawe. Turanabashoye kugukorera n'ibyo nkukoreye. Wagiye se. Andaya. Ambwira ngo mugurize amafaranga nanjye nta n'ikicumi mfite.
angereka nigendere kabisa. Oya mu izina rya Yesu genda nasenga burandi n'umukirisitu. inzoga yonyine Oya nta nzoka nta n'ibyo biyenge yemwe agacyayi igikoma oya ntubyirebe nabi kubera ko muri iyi minsi ngo igikoma ngo ni ikibazo ku bagabo ariko genda kiwe nta nicyo kinandwa umugore umukirisitu nuko wenda twagize ibyago isengero bakazifunga ariko turi gusengera mu rugo kandi Imana ivuga ko burya urusengero rwa mbere ruba mu mutima hari burazira tuba tujyamo n'inyubako nahitira ibizina none urabyumva ute nzabanza gutekereza ntabwo utazaneza ababyeyi ukagenda ukababwira buriya wowe uzabitekerezo ku ruhare ese rwawe tukavugana warangiza nkahita nkubwira ngo ndabyemera no gushyiramo akantu ko kubitekereza byo ndabyemera ese ubundi uracyari umusore cyangwa wowe ufite abana wabyaye nyine oya nta n'uwo banambeshyera pe nta n'uwo banambeshyera oya ntabwo ese ko mbona amaso yawe atukuye ese gutukura bisaba gutera inda iyo umuntu atukuye amaso aba yarateye inda se njye mba ndafite ubwoba ko waba unywa ibiyobyabwenge ako ntabwo mu biyobyabwenge iyi minwa ntibe umukara abantu banywa ibiyobyabwenge uba usanga iminwa yabo yarabaye umukara intoki zabo zisa umukara reba intoki zawe hatari nk'iz'abazungu buriya nicyo kibaranga umuntu uzabona iminwa yose yarahindutse umukara intoki zarabaye umukara uburyo aba bisomaho rwose ese ko njyewe iyanjye ari umukara ubwo nubwo ndabona wowe impamvu urayizi ni k'abantu bonyine nk'aba oya niko oya ni ukuri aha sawa rero ubwo uzabitekerezaho nta ribi njye nzabanza mbitekerezaho ibyo bintu ntabwo gushaka ni ubwa mbere rwose bingiye no mu matwi yanjye nimero yawe rero ni nayatse wa muturanyi ziba zimaze kugira ubundi gute abantu baba bahingira umuntu ntibakore insina ko bikwiriye kirwanji meze bite wagete cyane neza wallahi ko atari muri cyo mungu gisagara cyo nyihoramo umusiri banibona ko ni mukomba se no wallahi ona sibe ko ndi bugoterete bigakura ngise sinzi kari biba bisanzwe mwana no akamishaka gusaba ni serivisi wallahi mbabaro magase Auri yasen funga oh no akantawusa ono sa ariko amakuru ya wa mushiki wawe mwana uri atakamaze kujya hanze ikaje ansigemo amagara yaragiye kada no kuri kw'Imana Imana cyari sera agiye vuba ariko nyine hashize n'igihe kinini muri iyi minsi ndi kubona arayivuze imeze nabi imeze nabi yagiye mu mahanga yaheze yagiye hano ngaha mu Busuwisi yagiye mu Busuwisi akabantu iwanyu mugira amahirwe kabisa kuko buri abantu b'iwanyu nasanze munagira n'amafaranga ariko mutajya mubimenya amafaranga yayo akoshaka nawe abantu b'iwanyu amafaranga mufite ko n'amafaranga umugabo we ko yamujyanye yashatse umugabo ikata imfuba n'umuzungu ariko ni umuzungu nasumva ariko noneho yabayoreye ku mafaranga shaka bamenera ku madolari ubu noneho ushaka wa umeze neza amafaranga urayafite umeze neza se gute amafaranga ashaka nese ubu ngubu nje kukuguza ariko uje kunguza se inyemereye ababa wewe ntuza ama etaje ntuza amamodoka mwagezweho ntuza ama iPhone agezweho ibyo byose mu biganza hano wabimaze cyane kwiki wowe cyane
runguruka neza nkwereke reba iriya taje iri hafi y'ibitaro bya Ntuza bya Harabya Nyarugenge iri hepfo hari icyapa cya Ntuza iriya ni yawe reba imwe iri kwa hariya ku Ntuza hariya kuri cya kibuga cya hariya iriya yo mu kuboko kw'ibumoso nayo ni iyanjye noneho uri umukire kubyatara ntukuri urumva rero uramutse unyemereye urukundo yababa we hejuru cyane ubundi nuko natanga nijoro uzabanza umere telefone ngiye kuzaba shaka iPhone nziza mbese reba nk'iya si wowe se uretse wenda iyi ntaye guha kubera ko wenda ari iyanjye ariko nzigiwe ufite umwanya ryari muzakujyane mu mujyi ariko ubuzima butubereye neza Nenga inanya buri kintu cyaba kikuzanye kizima. Kumbe uruje kunguza. Uruje kunguza amafaranga. Uranguza utenyi. Ese je yamambere sinaguguje mufite umukwe w'umuzungu. Ndikumva. Umukwe wanyu n'umuzungu. None uje kuguza turawirirwa mu nsina. Oya nyine nuko nasi kwa mbaje amakuru ya mushiki wanjye. Nanye ngomba kubwiza. Nakubwiye kumbwira amakuru y'umuntu wakize kandi ngende gukene. Ndikumva. Nese gute wazo unarega nari mbonye uje ngira ngo uje no kugura n'akantu amafaranga ndi kuguguza ni make baseka nese ni gute mbamwe ashatse umugabo w'umuzungu akabasigira ku mafaranga mwebwe gute mutaye mu amafaranga mutayakoresha ese tuyakoresha gute ukora kubwiye ko tudaheruka kuvugana n'ubwo usinyike bamuro sombwe ngo ntabwo kibi waye harimo nawe ngo mushiki wawe ngagiye hanze ejo bundi nifite akazi araruguru aho murango derukana yaje gucama nyendirirwa mu rutoki nirwa niringa anase nakazi kameze utekarakazi koko kwezi nabwo karo kwije asha mana yanjye n'ubukene bukawe kase kako kwezi nese ubu ruto bazamembeje uko ndi kuri 30 nyine ubu ruto utagafite ubundi kagacupa kawe ukunda kunsaba naye mfite nazaka kugurira urumva ko utangiye guca ubwenge rero ukabiri uyu munsi nizinga ubu nibyo waruje kumbwira ko uzangurira kandi ni 27 uyu munsi kabaye Nose arabura kangahe arabura kangahe ubu musira iminsi 3 nose kuki utayimenye ndi kukuguza amafaranga uri kuzana ibyabashiki ibyo wibyitaho bikamonga ubw'amafaranga ndi kukuguza babarira nino ariko ntabwo wambwira ngo ngugurize utaciye mu zindi nzira ngo 30 nguzahembwa ngo mushiki wawe nta bindi buryo wabicisha mutabanje kukuncanca nabyo byaje maze no kunabirambe ngonya gusobanukira napoti je ibintu byanda bihaza Mvuga unjije hirya no hino. Nese na warindira iyo minsi 3 igashira bakagoyembanye mukabona kunguza. Iminsi 3 ibuka. Nago nazana kungukirana akakuvuga ati tura wanje kuno mugure ka gacupa gose. Ibyo bintu. Ahubwo ibyo bintu byo kugakawa. Ibyo bintu byo kunguka uvuze nibyo. Nose sinakungukira. Ushatse kubona n'ibitoki igitoki gisigayemo ni kimwe. Kubona n'ibitoki bigiye gushira mu nakira ndikona kimaze kuzana mama bere. Nakira kimaze kwana hanyuma niki? Ubu n'ibitoki 3. Urashaka ngaho isaza? Genda shaka 2000. Wose binjiremo mana yanjye ngeza kungukira. 2000 se shaka kubiguza. Niyo nagukubita icyo gitanu nakujyana no mu kabari ndaya nakayikumenyera. Urakisamura ibyo bintu by'indaya n'inzoga nge narabiritse. Urukumva? Akugira ngo narakwibagiwe. Dore nirira inyamunyo zanjye dore ngizi urukumva? Wayibonye inyamunyo yambe? Wayibonye? Iriya nyamunyo kwireba? Aya nawe ucakwireba ko ntago ari ibyawe. Nge nirira inyamunyo hari amafido yo na zafite. Urukumva? Agenda ngatema ngenga gatobe bakamwana n'abantu basha kunsura inshuti za Sikuru. Ibihumbi bine urabima cyangwa ntago bima? Kikweka nkubwire. Ibihumbi bine uze kuza kundeba nimugoroba. Kumva? Nimugoroba ndaya nabibonye. Uko nagaruwe mu jama mfite nagujije nundi. Unaka kanya ndayakura he? Ku nta mafaranga naba nazanye mu murimo. Bo nimugoroba ndazakurira niba bitanye tenge. Nacu reka nkwereke. Zamuka mu rugo. Kumva? Urasanga yo ari umutipe waraje kunsura uruhare. Abo batipe biyorere. Umubwira aribe mugatiri warakururemo atayaguhera. Kurumva umuntu yanyizera. Akabona umuntu araje aretanye n'urutwe n'urugofero. Baje kuguzama. Nibereye mu kazi kanjye kumva? Akaze kuzakana amafaranga yawe. No tujyaye. Nakarangije se urabona ubu ere gurutoki umuntu araje kwitegereza. Hari abantu nangiye gucara ruguru ngo turaza guhurira nabi. Duhuriye mu rugo amafaranga ndayo. Gure tuzamukane ntari.
ujye uhitemo iyo ushaka yego cyane ejo tuzajyane mbese phone wizeye uzi igezweho ariko nawe gahunda ni gahunda nyine kwaje kwapura nyine gahunda je kwa prose neza ntugahituma nka kurongora nyine nanjye ubwo nzaguha icyo ushaka cyose ariko nanjye iyo gahunda iyubahiriza ese wowe uhita ubona umuntu burya ngo ako kanya ibi ngibyo neza telefone ihuriye no kugira oya simba naguhaye iPhone ese uzaba unjyanye mu rugo nyine ni ukugira ngo ujye kuntura nakubwiye ko ibintu byose tugenda tubipanga tugenda tubivuga bivuze ngo ugiye kuvuga ngo sambane njyewe nzabikwigisha niba utanabizi ariko nzabikwigisha kuko ubundi buriya kurongorana no gusambana biratandukanye kuko jewe turakundana niyo mpamvu tugomba kurongorana ariko ubundi ni n'umuco w'abanyarwanda nuko abanyarwanda bagenda babyanga ariko ubundi kurongorana ni byiza nge nawe nibyo nanazi ese nako ko nzagenda bikwigisha nibinyigisha se ubwo waba ubinyigisha wigisha nyine turongorane urumva ariko ntidusambane ariko turongorane sibyo ndahita nguha iPhone na etaje urumva kinde hano hose mbese bivuze ngo ngewe tubane tuzaba tubanye ntabwo tuzarongorana ntabwo ari ukubana ko kubana habana umugabo n'umugore bivuze ngo icyo gihe ngende indaya nyine oya nanone indaya ntabwo nizo zisambana indaya ziba ziri gusambana indaya ntabwo ziba ziri kugira icyo kinyarwanda ntari buko cyumva sibyo umpe telefoni uhita unyura mu rugo iyo ushaka rwose nyine numa telefone tuzahita tujyana iwanyu mpabe nyine mparare oya ntabwo oya urumva ibyo ngeri byo nakubwiye ntabwo uzahaba tuzahita tubikora mu buryo bwo kugira ngo tubikore nyine tukagira ibiki mukagira ibiki wa rugabo kagira ibyo ibiki yako mwana akose nkawe wowe ni wowe warahepfa no washe kwirirwa hano none muri muturuta ku mwana wa rusaza uzajya wirirwa ku muhanda umugore wawe barimo baramusohora mu nzu n'abana wowe waje kwirirwa usohokana umwana nk'uyu mwenda guta ngufungisha ntabwo birangirira hano kubona ukuntu bawiriwe wigeze umuntu wadanje w'igitangaza ibyo nindi bikumbwiye so gufata abana batuka batereta sikwaje hanga hari nabona uyu ngo yarakuze indukuze afite imyaka y'ubu ubu rero wamuragiye umubwira ko uri umusore umubwira ko uri umwana ngo wagize ufite abana banduta b'abagabo b'abasore none murirwa wisura winyuraguramo wicoga urambeshya ongera umushyo ngo uri umusore numve se nyine ninogera umushyo ngo uri umusore batakareka kotsa kuri za muginga ubwo bugoryi buri murazo uzana budatwe 12 ibyo nakubwiraga ni ibiki wamubwiraga se byose ni ubu muramutera injuga byose n'ukuri mukamana naga ari umugore wawe mukamana naga ari umugore wawe Erika na Korode na Sara naga ari abana bawe nyirabuka naga ari umwana wawe naga ari ubucura bwawe ubwo buraho wiri wasaze wasamye kuki wica abana b'urubyiruko abantu nk'aba bateranya abantu bahozeho ukwiye kugendamo kandi ibintu ukwiye gukora guducogacoga uziko abana abantu byaye ibyita amahirwe ntibigura ufata umwana ubyaye wowe ukamukorera ibintu byamfura mukamushora mu muco se base wagiuka hejuru aburirwa umugore wawe bashatse naga ari umugore wawe kamubwire wa kigabo kiyisaza ndetse umugore wawe barimo baramusohora mu nzu urimo urabeshya abana ubu uyu ngo yakorera ibintu urimo uramukorera umubeshya beshya wakumva wishimye ntabwo wabyaye nagufite abakobwa nudaca ubwenge ngo umenye ubwenge wirirwa ugiye buri kugenda n'ibi bisaza guca ubwenge ukagenda ukarekana n'ibisaza nk'ibi bidafite uri umusaza mubwira ko reka indangamuntu ye nimba nudasaza afite imyaka 30 abandi babandi twavugiye bande bamurugi so bo warutuguriye niyo twarunwa ariko kana n'ugutunga abo uri muri rugubeshya ufite imitungo waragwishe urashaka kurongora abana b'abandi igenda arabesha nuko ubwenge bigendera bamubwire wowe wakigabo bunagu kubitande wowe wiri gushuka abana bato wowe nago wabyera ufite abana uramurajya hira ko umwana w'abandi bigende hasi wagicu icara hasi se nyine wowe nanaguhamagariza nari bikazi kagufata akose nkawe byose nago wakureba nuko afata abana bato ngo wirirwa bashukasho urimo urumvikana jye menya abantu gendana nabo n'ikigero ukwiye kubureba
ninde wakuntumye uza ubariza ninde wakuntumye ibisaza nkamwe bidatekereza byabaye biti bifata utwana dutonya bikadushukashuka uriya mwana yujuje imyaka arayifite reka gatsima n'umupima ntabwo uriya munsi no kwande ntabwo uriya mwana ari kwa Karoli ntabwo ari umwana wa Karoli Karoli mupfane wowe tugomba kurebera umuturage kuko ari mugenzi wacu reka gukora ibyaha bidafite 12 uje wirirwa gufata abana b'abandi ku ngufu we toka genda woka nakuzi ziba ko kiri gahunda sha turakagwa mu ruzi